muzima akarangwa n'ibyiza akora n'imico myiza n'ibitekerezo byiza abantu bakavuga bati uriya muntu umuntu muzima yahawe uburere iby'amashuri byo kwiga by'ubumenyi ibyo ni byiza cyane mbigeraho ariko mbere yabyo buriya ngira ngo niyo mpamvu no mu kinyarwanda babivuze neza n'ibyo mu mashuri babyita uburere kuko n'urundi rwego umuntu arererwamo. Reka mbabwire ko tugiye kuba twagaruka ku nkuru, ni inkuru irimo iravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse kuri YouTube by'umwihariko ndetse no ku rubuga rwa X, aho umunyamakuru Yago Contact uri kubarizwa mu gihugu cya Uganda kuri ubu ngubu, aho ari mu buhungiro, aho benshi bagiye bamushyira kuri kese nyinshi cyane, benshi bamwise amazina ntashobora kuza kuvugira hano, amazina amuharabika ndetse amusebya, amusiga icyasha ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri ubu ngubu uyu musore cyangwa se uyu mugabo yakoze ikiganiro kirimo amarangamutima menshi, ngira ngo abantu benshi bakibonye. Hari abantu benshi bakunda kureba ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, abantu barimo barataka, abantu barimo bararira, tukagira ngo ni bya bintu byo gutwika bisanzwe biri aho ngaho. Hari n'abantu benshi, ingero nyinshi zirahari z'abantu bagiye bapfa bakitaba Imana nyuma yo gusaba ubufasha, twe tukagira ngo ni ibintu biri joking cyangwa se ni bya bintu biri comedy cyangwa se bya bintu byo gutwika kugira ngo binjize ku mbuga. Ariko hari igihe sometime ibi bintu biba biri serious cyane ku buryo biba bikwiriye gukurikiranwa mu buryo bwihariye. Ariko uburere bwa mbere tububona mu miryango iwacu aho tuvuka, niho duhera. Ikindi kinyarwanda ngira ngo bavuga ngo umwana bigenda bite, agira ate? Aha, apfa mu iterura, yangirika mu iterura. Ni ukuvuga ngo uburere aho buhera ni hahandi umwana aba akiri uruhinja bamuteruye. Ni ukuvuga rero ngo iyo utazavamo umuntu muzima bihera hahandi no mu iterura. Icyo twifuza rero muri ubwo burere ni ukuvuga ngo buri muntu wacu wese, buri mwana, buri rubyiruko, buri munyarwanda agira uburere, bigihera cya gihe avuka, bihere mu iterura. Ariko ntabwo bigarukira ku muntu umwe gusa, ntabwo bigarukira ku mwana. Ni ukuvuga ngo icyo twifuriza buri munyarwanda, buri mwana, buri rubyiruko, uburere n'umuco mwiza biragenda bigakura bikaba igihugu. Igihugu nacyo burya kigira umuco, nacyo kiba nk'umuntu. Umuntu warezwe neza, umuntu wifashe neza nawe washyizeho ake, agira ibyo bita character. Agira identity, ikimuranga. N'igihugu kigira character, kigira ikiranga icyo gihugu. Turifuza kubyubaka rero duhereye kuri mwebwe, kuri buri wese, ku rubyiruko, ndetse duhereye mu iterura. Uranyumva? Buri wese ko ari hano, uko arerwa, uko yifata nawe ubwe, yamaze gukura, ntabwo aba akiri umuntu umwe, n'undi.
bijya hamwe, uburyo mwifata, uburyo bw'uburere bukaba umuco w'igihugu. Turashaka kubaka igihugu cy'umuco mwiza, igihugu gifite character. Bavuga ngo u Rwanda, bavuga u Rwanda, umuntu akumva hari icyo uvuze, agafata icyaha gihugu kimeze gitya. Muranyumva? Igihugu kimeze gitya, igihugu gifite character, igihugu gifite umuco, igihugu gifite identity. Twagize ikituranga kibi mu mateka yacu. Twagize amateka mabi, twagize character mbi, twagize identity mbi. Ubu turi hano, twahuriye hano, ibyo mumazemo iminsi n'abandi, ni ukugira ngo duhindure ayo mateka, duhindure uko twumvikanye, hanyuma twubake uko tuzumvikana mu bihe biri imbere neza dukwiye. Aho tugana rero, batubwiye naho h'ikidukwiye, naho hahera kuri mwebwe urubyiruko ndetse n'ababari inyuma muruta kandi mukiri bato. Dufite akazi rero. Ibyo mvuga nibyo nshaka guheraho kugira ngo njye ku bindi nabyo mugomba kuba mwaraganire kandi buri wese atekereza. Ariko ibyo nabanjirijeho navugaga ni umusingi, ibyo bindi byose byubakiraho. Iyo tuvuga urubyiruko, iyo tuvuga Youth Connect, icyo tubishakira ni iki? Icyo tubishakira ni ukuvuga ngo muri buriya burere twiha, duhabwa, haba mu babyeyi, mu rugo, haba mu mashuri, ibyo ni umusingi. Ariko uko tugenda tujya aho tugana, hari ibindi bigomba gukorwa. Urubyiruko muri biriya byose maze kwiyubaka, abandi barezi barubatse, batanze ibyo bagombaga gutanga. Ufite ubuzima bwawe nk'umuntu, nk'urubyiruko, ukeneye kubaho neza, ndetse ejo wagira umuryango wawe nawe urashaka kubaho neza. Ibyo ntabwo biva mu muco mwiza gusa, ntabwo biva mu burere bwiza gusa, ahubwo noneho biva mu bikorwa bitandukanye. Hari abakora bakishyurwa bagakora umushahara ukagira icyo ukoresha bikagutunga n'abawe. Hari ikindi, abikorera bakora business. Mwagize ibiganiro bihagije byinshi bijyanye na entrepreneurship n'ibindi, kwihangira imirimo, gukora business. Ibyo byose kugira ngo wubakire kuri wa musingi, ubeho, ushobore kubaho neza, ushobore kuzabeshaho n'abawe. Urubakira kuri wa musingi nabanjirijeho. Ibyo rero kugira ngo tubigereho, nanone turuzuzanya, buri wese ashyiraho ake.
gukora business maze mbabwire sobanure yumvikane. An entrepreneur, kuba entrepreneur ntabwo bishaka uwabuze akazi kamuha umushahara. Ntabwo umuntu ajya mu entrepreneurship kubera ko yabuze akazi kamuha umushahara. Oya. An entrepreneur ntabwo bigendera ku myaka ufite. Well, birashobora, aho tugana yatubwiye ko yavuye hano afite imyaka 7. Gushakisha entrepreneurs mu bantu b'imyaka 7 ntabwo byoroshye, nubwo baboneka bishaka undi mwanya. Ariko ukuntu wagiye ukura nyine utekereza unarerwa, bitangira kare kuba ni entrepreneur, kuko biva mu bitekerezo. Ntabwo biva kubera ko wabuze umushahara, ntabwo biva kubera ko ngo hagomba kuba utigomba kuba nkuze. Gukura ntabwo nzi icyo bivuze, kuko gukura ushobora kuba mu myaka 20, 30, 40, ugukura 60. Imyaka ya entrepreneur ni yihese, ni 20, ni 30, ni 40, ni 40, ni 50, ni ingahe? Ni igihe ugeze mu rugero rwo kuba wakora akazi nyine muri kwa guhabwa uburere ufite urwego ugezeho. Ariko nagira ngo nsobanurire gusa ko entrepreneurship nimujya munabitekereza nyine ihera ku gitekerezo, ku gihe igeze mu rwego rwo gutekereza uvuga uti ariko wagira ntibyavamo ikintu kimpa ubuzima bwiza bitewe n'icyo mvanamo mu bikorwa muri icyo gitekerezo. Ntabwo biterwa, entrepreneurship ntigendera kuri umukobwa, umugore cyangwa umuhungu cyangwa umugabo, ku bantu cyangwa zishyiraho uburyo. Ikindi nashaka kongeraho, muri kwa gutekereza muriga, murakora, muragira mute nk'umuntu ku giti cyawe, no muri bya bitekerezo bigenda biza kavuga ngo ariko ushobora gukora iki, kagera kuri iki, muri bwa buryo bwa entrepreneurship. Nagira ngo mbongereho ikindi abantu bashobora kuba bibagirwa kenshi. Igihe uri aho utekereza ushakisha, uhura n'abantu, ubona abantu, ubona ibintu. Ikindi kintu cyagira akamaro, tuvuge ndi mu nzira ndagenda ndatekereza, ndabona abantu bicaye ku nzira bakora ubusa, bari aho bishima, bayura. Mu byo utekereza gukora, tekereza uvuga ngo ariko urabizi, mu gitekerezo nagize uzi ko nshobora no gukoresha bariya abantu bicaye bakora ubusa bari aho bayura, nabo bigatuma noneho babona icyo bakora kurusha kwirirwa bicaye ku muhanda.
urumva icyo ashaka kuvuga? Uratekereza igitekerezo wowe cyakugirira akamaro cy'ibintu ushaka gukora, ariko ushobora no kongera utari kurabizi no muri ibi nshaka gukora ushobora gukoresha n'abariya bantu, ushobora kumuzana muri iki gitekerezo mu byo navugaga nshaka gukora, tugakorana cyangwa nkamukoresha. Icyo gihe ntabwo aba akicaye kuri wa muhanda akora ubusa, ahubwo nawe yagiye mu kazi, ndetse kubera ko yabonye aho atangirira ajya muri ako kazi, biramuha n'uburyo bwo gutekereza nawe kuba ndetse yakubwira ati urakoze, aho ngejeje uzi ko ari heza, nanjye nabonye ahandi, nabonye ibindi nshaka gukora bindi. Niyo mutandukanye mutandukana neza, kuko cyangwa se ku neza, kubera ko wamuhaye aho ahera. Ubwo rero bigenda bigera biva kuri umwe bijya ku wundi bikagera kuri benshi. Nta witekereza wenyine, no mu gitekerezo ushaka gukora, ushaka gukoresha abantu cyangwa gukorana n'abantu. Igihe biva rero kuri hamwe bijya ahandi, biva kuri umwe bijya ku wundi, nibwo twese tugira inyungu, nibwo igihugu nacyo cyunguka. Nibyo rero tubifuriza mwebwe urubyiruko, ibyo twifuriza igihugu cyacu, niko twifuza no gusiba amateka mabi twagize, aho tugana akaba ariho haba heza kurusha. Sibyo? Ibindi murashaka ko mbabwira iki? Jewe kubabwira nshobora kumara n'umunsi wose mvuga nkababwira nyine, ariko umurimo ukomeye ni uwanyu, nimwe mugomba gukora ibigomba gukorwa. Nanjye mfite ibyanjye nshinzwe, ndagerageza nkabikora. Byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera, afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango, agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti.